yabiririmbaga ari guhanura, ahanura ngo Uwiteka azaba imbaraga z'abamwizera neza neza Umwuka Wera namara kumanuka. Twebwe abawuhawe tugomba kuririmba ikaba refre, Uwiteka niwe mbaraga zacu. Tuvuga ngo Uwiteka niwe mbaraga zacu, Uwiteka niwe mbaraga zacu. Haleluya, haleluya. Naje ntazi uko mpaye ngenda, mva mu rugo sinamenya aho naciye, numva refre ivuga ngo l'Éternel est ta force. Na Yesu atabishobora, imusukaho Umwuka Wera kugira ngo agende agira abantu bose neza. Abarwayi Yesu yazuraga abapfuye, Yesu yavugaga ubutumwa, abigishwa bamaze guhabwa izi mbaraga nabo barabikoze. Haleluya. Nabo bagize gute? Barabikoze. Ijambo ryarambwiye ngo izi mbaraga ziyamaze kuba. Mwami Yesu waravuze ngo data arakora nanjye ndakora iminsi yose, izina ryawe nirishimwe. No muri iri teraniro urimo urakora, wakoze, urimo urakora, urakomeza gukora, izina ryawe nirishimwe. Uri Imana ifata abantu bameze nk'aba Mose batazi kuvuga ukabahindura abantu bazi kuvuga. Uri Imana ifata aba Dawidi ukabakura mu ishyamba ukabahindura abami. Uri Imana ifata aba Petero ukababarira ibyaha ku munsi wa Pentekote, ukabatiza mu Mwuka Wera, ukabahindura abavugabutumwa baguhamya bakabwiriza hakihana ibihumbi. Uri Imana ikoresha aba Petero, abamugaye bakagenda, abatavuga bakavuga, iminyururu igacika, gereza zigakinguka. Uri Imana idahinduka, n'ubu wahindura ibintu. I Yerusalemu wahinduye ibintu. Abantu barateranye, baterana mu mihango bari bamenyereye. Bari baturutse muri Afurika, baturutse muri Aziya, baturutse i Burayi, bagiye i Yerusalemu kwizihiza umunsi mukuru wa Pentekote. Bari mu kamenyero, bari mu mihango y'idini, ariko uratungurana, ariko uratungurana, waratunguranye, waratunguranye, waratunguranye. Utanga Umwuka Wera, waratunguranye, uzana impinduka. Uri Imana yatungurana muri iri teraniro, uri Imana yatungurana, uri Imana yaduhindura, uri Imana yaduha Umwuka Wera, watugira abantu bashya. Uri Imana yatungurana. Umukozi wawe ugiye kutubwiriza akoreshwe n'Umwuka Wera, abagiye kumva ijambo ryawe dushobozwe n'Umwuka Wera kuryumva. Kandi nk'uko imvura na sheregi bijya bimanuka bigatoza ubutaka, umuhinzi akabona umutsima, ntibisubireyo bidakoze icyo waritumye. Abari ku ijambo ryawe rikora icyo ushaka muri iri teraniro. Jehova Nisi, Jehova Rafa, Yawe Data wa twese, Muremyi wa byose, Uwiteka, reka ijambo ryawe rikora icyo waritumye. Reka ribohora imitima, reka rizura abapfuye, reka rikiza abarwayi, reka rituvane mu ntege nke, reka ritumurikire, reka ridukize, reka rireme buri kintu cyose umuntu wese uri muri iteraniro akennye. Kuko ijambo ryawe niryo ryaremye ibintu byose. Ryaremye inyanja, ryaremye ubutaka duhagazeho, rirema umwuka duhumeka. Ijambo ryawe ryaraturemye, ijambo ryawe ritubeshaho. Reka muri iri teraniro ijambo ryawe rireme, reka rireme, reka rireme ubuzima bushya, reka rireme amateka mashya, reka ritanga icyerekezo gishya. I Yerusalemu waritamuruye, mu cyumba cyo hejuru handikwa amateka mashya, habonetse amateka mashya. Abari abanyantege nke wabahaye imbaraga, bagera ahantu bikavugwa ngo les hommes qui ont bouleversé le monde. Abantu bubitse ibihugu, abantu bubitse ibihugu, abantu bubitse ibihugu bageze nino. Uri Imana yadukura mu ntege nke
ukaduhindura abanyembaraga. Uri Imana yahindura amateka yacu, uri Imana yaduha icyerekezo gishya, uri Imana yahindura ibintu. Turakwizeye, ntabwo ujya unanirwa nk'abantu, ntabwo ujya ucogora, ntabwo ujya uruha. Muri iri teraniro ukora ikintu gishya. Urakoze Uwiteka, urakoze Uwiteka, urakoze Uwiteka, urakoze Uwiteka, urakoze Uwiteka. Ushyirwe hejuru, uhimbazwe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Reka dusome amagambo y'Imana. Abafite za Bibiliya dufatikanya gusoma bamaze kuduhereza insanganyamatsiko y'uyu munsi muri cya gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, ariko reka mpere ku murongo wa 4 kugira ngo tubashe kubyumva neza. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ni paje y'119, igice cya mbere duhere ku murongo wa 4. Bibiliya iravuze ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati, ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagenye, ni ubutware bwe wenyine. Cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera namanukira, kandi muzaba abagabo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Tuje mu gice cya 10 cy'icyo gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 10 umurongo wa 38 n'uwa 39. Twihuse cyane kuko amasaha arimo aragenda. Igice cya 10 umurongo wa 8, ariko vuga ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho Umwuka Wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani yatwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose ni Yerusalemu, uwo bamwicishije kumubamba ku giti. Amen. Tuvuge cyane ngo amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana yatugeneye uyu munsi udasanzwe. Imana yarizi kuko uyu munsi tuzaba turahangaha twumva ubu butumwa, turi mu bihe byiza. Reka dushimire toro ryateguye ibi bihe. Dushimire kandi abavuga butumwa bavuye kudutambutsa ubutumwa, kandi ubutumwa bwacu burenda gusa ni bumwe. Turagenda tugaruka ku magambo amwe bagiye bavuga. Uyu murongo bamaze kuduhereza nk'insanganyamatsiko ni umurongo uri trerishe cyane, nuko tutaba dufite umwanya cyane wo kusesengura. Aya ni amagambo ya nyuma ya Yesu, magambo Yesu yavuze umunsi wa nyuma agiye kuzamuka mu ijuru. Murazi ko Yesu amaze gupfa akazuka, yiyeretse abantu iminsi 40. Nyuma y'iminsi 40 agiye kuzamuka. Umunsi yazamukaga ni amasaha ya nyuma ya Yesu, ni amagambo ya nyuma ya Yesu. Aravuga amagambo agera kuri 2, kandi asubiza ikibazo abigishwa bari bamubajije. Ku murongo wa 4 Bibiliya yavuze ngo abateraniriza hamwe.
abategeka kutava i Yerusalemu. Iyo urebye mu butumwa bwiza bwa Matayo na Mariko na Luka na Yohana, hari ijambo Yesu yagiye ababwira ngo nimugende mu bihugu byose, mujye mu mahanga yose, muzagende muvuge ubutumwa, muhindure abantu ko abigishwa. Ariko ku murongo wa 4 umunsi yazamukaga arababwira ngo mugume Yerusalemu, timukazave i Yerusalemu kugeza ubwo muzahabwa ijambo data yasezeranije. Avuga ijambo rya kabiri arababwira ngo Yohana yabatije mu mazi, ariko mwebwe mu minsi mike muraje mubatizwe mu Mwuka Wera no mu muriro. Ni nkaho umubatizo wa Yohana yego wari mwiza, ariko Yesu avuga undi mubatizo w'Umwuka Wera n'umuriro. Ariko abigishwa ntibabyumva neza. Hari igihe Imana ivuga abantu ntibumve langage y'Imana. Baramubaza ngo iki nicyo gihe mwami wenda kugarura ubwami mu Bisiraheli. Preoccupation y'abigishwa ba Yesu n'iminsi bari bamaranye, bari bakicifuza ubwami, bari bakicifuza ku bwami bwagaruka muri bo kugira ngo nabo bazabe ibikomangoma. Yesu asubiza icyo kibazo muri aya magambo, arabwira ngo si ibyanyu, icyo si cyo kibazo cy'ubwami, si ibyanyu kubimenya, ibyo bizi data wenyine gusa. Igihe azagara ubwami ryo ni ibanga rye, kandi namwe iby'ubwami ntibatera ikibazo, ariko mwebweho. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Mwebweho muzahabwa imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka niyagira gute niyabamanukira. Kibazo cy'ubwami ce n'est pas une question, si kibazo ntibibatakariza umwanya, ntibibaokipe iby'ubwami, si kibazo. Mwebweho muzahabwa imbaraga. Umwuka Wera niyamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudeya, Isamariya, mugeze ku mpera y'isi. Uyu murongo nawukuranga amagambo agera muri 4, nubwo amasaha atari buze kunkundira. Icyambere, Yesu yarababwiye ngo muzahabwa imbaraga zizatuma mukora nk'ibyo nakoraga. Yesu yararangije imirimo ye ku isi. Yesu yaragiye kuzamuka ako kanya. Bibiliya iravuga ngo yamaze kubabwira ayo magambo ngo atera intambwe azamuka. Abigishwa baratangara ati Yesu ari mu biki? Ariko atera intambwe arazamuka, batangira kumureba ukuntu yazamukaga. Bibiliya iravuga ngo wingulika mulaki, ibicu kiramusingira. Ayo yari amagambo yanyu. Hanyuma rero nanivuze ngo icyo Yesu yashatse kubabwira cyambere, Yesu yarabwiye ngo mugende muzahabwa imbaraga. Izi mbaraga baririmbyi baturirimbiye, izi mbaraga dusoma, yewe nafashe umwanya muremure wo kwibaza ngo izi mbaraga zari imbaraga ki? Zari imbaraga zo gukora iki? Zari imbaraga zizamara iki? Ariko ijambo ry'Imana tubwira neza, Yesu yabwiye ngo azabaha imbaraga zo gutuma bakora nk'ibyo yakora. Bazahabwa imbaraga kuko bari basigaye mu cyimbo cya Yesu. Ni nako Paul yavuze ngo turi intumwa mu cyimbo cye. Yesu yaragiye ariko yadusigiye umurimo, nikwe tugomba kuwukora. Kandi kwa ngo tuwukore, bari bagomba kuwukora bafite za mbaraga z'Umwuka Wera. Kuko reka mbabwire ikintu cyantangaje cyane, ab'Imana ishaka gukoresha ibanza kubaha imbaraga zanyu. Iyo urebye uyu murimo Yesu yarabasigiye, hari umwanditsi wavuze ngo uyu murimo cyangwa se iyi mission yari mission gigantesque, yari mission extraordinaire, yari mission idasanzwe kuja mu isi yose. Iyi mission yari yoroshe, muzaja mu isi yose, muhere Yerusalemu, mugere Yudeya, mugere Samariya, mugere no mu Rwanda, mugere na hehe. Yari mission gigantesque, yari mission extraordinaire.
ariko nubwo yari misiyo ikomeye, iyo Imana ishaka gukoresha abantu ibaheza misiyo ikabaha n'imbaraga zo gukora iyo misiyo. Bwana asifiwe sana. Abantu umva haleluya, abantu umva haleluya. Ndavuze ngo ab'Imana ishaka gukoresha ibaheza ubutumwa, ibaheza misiyo, yarangiza ikabaheza n'imbaraga za misiyo, ikabaha n'igikoresho cya misiyo. Imana yabonye kuko abayikora bose nta bindi utire bagira, nta kindi gikoresho bagira. Igikoresho twahawe ni Umwuka Wera, nta kindi gikoresho. Imana yadusigiye Umwuka Wera. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhawe kuko atari uwabo, nta misiyo nabahaye, ariko mwebweho nzabaha imbaraga z'Umwuka Wera. Yesu avuga ngo namwe muzakora imirimo nk'iyo nanjye nakoraga. Kandi Yesu nawe agiye gutangira uyu murimo. Hari imirongo ibiri itangaje cyane nusoma mu butumwa bwiza bwa Luka mu gice cya 4 umurongo wa 16 haje havuga ngo Yesu agiye gutangira umurimo, ngo agenda i Nazareti, ngo aho yarerewe, ngo yinjira mu isinagogi nk'uburyo busanzwe, ngo ahageze bamuheza igitabo ngo asome, ngo afata amagambo yanditse n'umuhanuzi Yesaya. Aravuga ngo Umwuka w'Uwiteka ari kuri njyewe. Tuvuge ngo Yesu ashimwe cyane. Umwuka w'Uwiteka ari hehe? Ari kuri njyewe, ngo Uwiteka yaransize kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Uwiteka yantumye kubohora, Uwiteka yantumye kubohumura impumyi, Uwiteka yantumye kubohora ibisenzegeri, Uwiteka yantumye kwamamaza umwaka Imana igira abantu imbabazi zayo. Yesu arapresente misiyo ye, avuga misiyo, ngo amaze kuvuga ayo magambo ngo abantu bose baratangara. Yaravuze misiyo ye. Niyo mpamvu kandi twasuye hariya mu gice cya 10 avuga ngo n'izina rya Yesu bababashije impamvu bakorera bitangaza, biravuga ngo n'izina rya Yesu Uwimana yasutseho amavuta, Uwimana yasutseho Umwuka wayo. Yesu aje gutangira umurimo, Imana yabanje kumusukaho Umwuka Wera. Nibyo sibyo? Nibyo sibyo? Haleluya, haleluya. Nibaje ngo niba Yesu Imana yamusukaho Umwuka Wera, wewe ukeneye kangana gute? Imana yabonye ko na Yesu atabishobora, imusukaho Umwuka Wera kugira ngo agende agira abantu bose neza, kandi ngo agende abatura abo Satani yatwaje igitugu. Bwana asifiwe sana. Iyi niyo misiyo ya mbere. Ni ukuvuga ngo abigishwa bari basigaranye misiyo Yesu yakoraga. Natwe rero tugomba gukora nk'ibyo Yesu yakora, kandi koko barabikoze. Narishimye cyane iyo usomye ijambo ry'Imana, narishimye cyane. Yesu yakizaga abarwayi, Yesu yazuraga abapfuye, Yesu yavugaga ubutumwa. Abigishwa bamaze guhabwa izi mbaraga, nabo barabikoze. Haleluya. Nabo bagize gute? Barabikoze. Ijambo ryarambwiye ngo izi mbaraga ziyamaze kubamanukira. Hari igitangaza cya mbere bakoze. Nusoma mu gice cya 2 ngo umunsi wa Pentekote, ngo Petero abumbura akanwa, abumbura ijambo. Iyi mbaraga zimanutse ni imbaraga zituma tubumbura akanwa tukavuga ubutumwa dushize manga. Ngo amaze gufata disikuru, amaze kubwiriza ijambo ry'Imana, ngo abantu 3,000 baratsindwa. Bavuga ngo dukore iki bagabo bene data? Arababwira ngo nimwizere, namwe iri n'isezerano ryanyu n'abana banyu n'abazabakurikira n'abari i Kigali n'abari Nyarugenge. N'isezerano, ni ahadi yetu, c'est notre promesse. Haleluya. Abazamwizera bose, abazamwizera bose
ngo baratsindwa iyo tuvuga ubutumwa n'izi mbaraga. Izi mbaraga zazikora yinjira mu mutima, umuntu agatsindwa n'ibyaha bye akabireka. Nizo mbaraga Pawulo yari afite ageze muri Efeso, atangiye kuvuga ubutumwa mu gice cya 19 ngira ngo mu 19 ngo abakonikoni nabo ngo bazana ibyabo, baratsindwa kubera ubutumwa bw'imbaraga z'Umwuka Wera. Izi mbaraga zitsinda abantu bakihana. Izi mbaraga zikura abantu mu kabare bakakareka bakihana. Izi mbaraga turazikeneye. Abazikeneye haleluya. Abazikeneye haleluya. Izi mbaraga turazikeneye, nizo zizadufasha kuvuga ubutumwa. Icya kabiri, ni imbaraga zidufasha kuvuga ubutumwa. Nari mbabwiye ngo misiyo bari bahawe yari misiyo ikomeye yo kuja mu isi yose, ariko se bari kubishobozwa n'iki iyo batagira imbaraga z'Umwuka we? Imana yari izi kuko kugira ngo bagere ku bantu bose no ku byaremwa byose igomba kubaha imbaraga. Izi mbaraga zavuye Yerusalemu zigera i Samariya, zigera i Yudeya, zigera mu Buraya, zambuka inyanja zigera muri Afrika. Izi mbaraga ziramanuka zigera muri Kongo, zigera mu Rwanda. Twakira ubutumwa bwiza kubera imbaraga z'Umwuka Wera. Mwampera Imana amashimwe cyane. Kandi reka mbabwire, dufite shani, dufite umurima munini, dufite abahanga menshi atarakirirwa ubutumwa bwiza, ariko hamwe n'imbaraga z'Umwuka Wera tuzabageraho. Ubutumwa buzahagera. N'uyu munsi uko burahagera, n'ahangaha turi abari mu mahanga baradukurikira, ubutumwa buzahagera kuko Yesu wabuteguye, yaduhaye n'imbaraga zo kubuhageza, yaduhaye ubushobozi bwo kuhagera. N'imbaraga ziduhesha kuvuga ubutumwa bwiza. Dufite igikoresho, dufite Umwuka Wera. Cya gatatu cyaje kunezeza cyane muri aya magambo, nasomye ijambo rirambwira ngo izi mbaraga natwe twarazihawe. Abazihawe haleluya. Abahawe izi mbaraga haleluya. Izi mbaraga ntizikiri i Yerusalemu. Izi mbaraga natwe twagize gute? Twarazihawe. Nizo zishoboza abaririmbyi kuririmba tugafashwa. Nizo zituma twicara ahangaha amasaha n'amasaha. Nizo zituma tuvuga ubutumwa abizera bagatizwa. Izo mbaraga ni izacu. Nasomye ijambo ry'Imana rirantangaza cyane. Bibiliya yambwiye, igitabo cyambwiye ngo Imana ya investisi imbaraga zayo zikomeye mu itorero. Ibyo murabyumva? Imana yashoye imbaraga. Uyu muhanga yanditse ngo ni super puissance, imbaraga zindenga kamere. Uyu muhanga aravuze ngo izi mbaraga Imana yatanze mu itorero, ngo no mu gihe cy'umwuzure ntiyazikoresheje, no mu gihe cya Gideyoni ntiyazikoresheje, no mu gihe yakuye se mu Giputa ntiyazikoresheje, mu gihe Yeshuwa batsinze inkike z'Yeriko ntiyazikoresheje, ariko Imana yazitanze mu itorero. Imbaraga dufite si nk'iz'aba Dawidi, si nk'iz'aba Gideyoni, si nk'iz'aba Yeshuwa. Ce sont des super puissants. Ni imbaraga zigitangaza. Imana afashe imbaraga zayo zose irazi investisa. Yazi investishije hehe? Mu itorero. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Torero tubitse tugenda n'imbaraga z'Imana. Ni twebwe Imana yinvestisemo imbaraga za. Ba Gideyoni batsinze Mediyane bakoresheje imbaraga nke. Ba Yeshuwa basenye ariko imbaraga nke. Ariko de super puissance de Dieu
zibise mu itorero kandi ziracyarimo. Hari abanyantege nke bavuga ngo itorero ngo ntirikigira imbaraga. Nari kudanganya. Ninde wakubeshe? Paul nubwo twogenda n'igishakwe, ariko Paul yavuze ngo yes mfite igishakwe, ariko wakingiza. Imana yamubwira ngo nubwo gihari, ma grâce te suffit, ubuntu bwanje buraguhagije. Aho intege nke ziri niho imbaraga z'Imana, niho imbaraga z'Imana ziba. Iyo urebye wagira ngo itoro nta mbaraga zirimo. Ndakwibutsa ngo imbaraga z'Imana zose zibise mu itoro. Iyo Mana wayiheza amashyi menshi, yiheza amashyi menshi. Turazigendana, turaziriranwa, turazirarana, turaziririmbana, turazisengana, turazisinzirana, turazibwiriza. Nous avons de puissance du Saint-Esprit. Turacyazifite. Haleluya, haleluya. Abazifite haleluya. Zirahari ntazihari, zirahari ntazihari, zirahari. Kandi ziri mu itorero ryayo. Imana ntiyo kwivuguruza, jamais. Yazibitse mu itorero, kandi amakuru mfite ntirazikuramo. Izi mbaraga zizaba mu itorero kugeza izi mbaraga zizamuye itorero riri muri Data wo mu ijuru. Izi mbaraga zizazamura itorero. Haleluya. Izo mbaraga zirahari, izo mbaraga zirahari. Vuga ngo turazifite. Nubona umuntu wafangiwe akakubwira ngo ntazi kuba mu itorero, mubwire ngo tu te trompes, waribeshe. Hauna habari, nta makuru ufite. Ziracyarimo, ziracyarimo. Iyo zitabamo tuba twarabaye abasinzi nk'abandi bose, tuba twarabasamanye nk'abandi bose, ariko ziracyadufashe, ziracyadufashe, ziracyaturimo, ziracyakora. Haleluya. Yesu we. Izi mbaraga nakomeza kuzivuga zikande. Reka mabwire mu isano rya kera. Haleluya, haleluya, hejuru haleluya. Mu isano rya kera namenye indirimbo bakundaga, hari indirimbo ya Dawidi ya Zaburi ya 28:7. Iyo ndirimbo Dawidi yarayikundaga, abantu bose bakayikunda. Iyo ndirimbo yaravugaga ngo l'Éternel est ma force, Uwiteka niwe mbaraga zanjye. Ariko nubwo bayiririmbaga, izi mbaraga z'Uwiteka zagaragaye umunsi wa Pentekote. Aba Pentekote tugomba kuririmba ngo Bwana ni nguvu yangu, l'Éternel est ma force, Uwiteka niwe mbaraga zanje. Kandi koko Uwiteka niwe mbaraga zacu, Uwiteka niwe mbaraga zacu, Uwiteka niwe mbaraga zacu. Niba Uwiteka gihari, mufite ikihe kibazo? Si l'Éternel est ta force, si l'Éternel, nimba Uwiteka imbaraga zawe, what is your problem? Don't worry, don't worry. L'Éternel est ma force.
ibyo Dawidi yabiririmbaga ari guhanura, ahanura ngo Uwiteka azaba imbaraga z'abamwizera neza Umwuka Wera namara kumanuka. Twebwe abawuhawe tugomba kuririmba ikaba refre, Uwiteka niwe mbaraga zacu. Tuvuga ngo Uwiteka niwe mbaraga zacu, Uwiteka niwe mbaraga zacu. Haleluya, haleluya. Naje ntazi uko mpaye ngenda, mva mu rugo sinamenya aho naciye, numva di refre ivuga ngo l'Éternel est ta force, Uwiteka niwe mbaraga zacu. Haleluya, Bwana asifiwe. Cyo ni icya kabiri cyantangaje. Uwiteka niwe mbaraga zacu. Bahanuraga ibizaba ku munsi wa Pentekote, kandi izi mbaraga nubwo utekeza ko turi abanyantege nke, ariko mu ntege nke zacu nimwe imbaraga z'Imana zikore. Izi mbaraga kandi zari izo kugira abigishwa abahamya bande ba Yesu, abahamya bande ba Yesu. Yes, muzahabwa imbaraga nibwo muzaba abahamya, temwe okile. Ibyo mwabonye, ibyo mwumvise, temwe okile, n'uwumvise n'uwabonye. Abigishwa barabibonye, babonye ibyo Yesu yakoze, babonye ibyo Yesu bitangaza yakoze. Ariko narabakunze cyane, cyampa ngo nawe ubu umuhamya wa Yesu. Ninde ushaka kuba umuhamya wa Yesu muri kano kanya? Abahamya ba Yesu, haleluya. Uzi ikintu bahamije kuri Yesu cyari cyoroshye, cyarantangaje cyane. Samariya ubuhamya bwabo baravugaga ngo Yesu yaje mu isi, Yesu arababazwa, Yesu arapfa, Yesu arazuka, Yesu azamuka mu bwiza, Yesu yicaye iburyo bw'Imana, kandi Yesu ari ku ngoma. Yesu ari ku ngoma, Yesu ari ku ngoma. Il règne toujours, il règne éternellement. Yarapfuye arazuka. Bwari ubuhamya budafatika kuri bamwe, ariko bwari ubuhamya bwuzuye ibyishimo n'ibyiringiro. Paul yatangaje cyane, aravuga ngo ubuhamya n'usoma Rwandiko rwa Tesalonike 5:5, aravuga ngo ubu buhamya bwaherekezwaga n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ubu buhamya ngo burahindura, burahindura. Ubuhamya buza buhindura, izi mbaraga zazihindura. Izi mbaraga zikabyara umuntu ubwa kabiri, izi mbaraga zigakiza umunyabyaha. Ni wa wundi Paulo zamukije ari umunyabyaha ruhebwa, ariko ziramukiza. Ubuhamya butanga umuntu akihana, amaze kubwumva akihana, akakira ubugingo busha. Tugomba kuba abahamya bande ba Yesu kubyo yakoze, kandi natwe turabahamya. Ijambo ryambwiye ngo abo bahamya ibyo bahamije ntibabigize ubwiru, ngo bagiye gufa ngo barabyanditse, babyandika mu ijambo ryayo. Ese muzamukibuka neza? Ngira ngo mwebwe abize murabyumva. Batangira ubutumwa bwiza, bavuga ibyo Yesu yavuze ibi ngibi, yavuze ibi, bagafashwa cyane. Ariko batangiye gufa bigishwa babanye na Yesu, bavuga teka da, mureke twandike ibyo babonye. Barabyandika, Matayo arabyandika ibyo yabonye, Luka yandika ibyo yabonye, ba Mariko barandika, ba Yohana barandika, kandi amakuru y'ukuri ibyo banditse nibyo dufite, nibyo tubwira abandi. Haleluya. Dufite amakuru y'abatemwe okile, dufite amakuru y'intumwa ibyo bagize gute, ibyo bibone n'amaso yabo kandi bakabiviva. Reka nangize ku ijambo rya kane vuga ngo izo mbaraga ziracyakora kugeza uyu munsi. Ziracyagira gute? Ziracyakora. N'uyu munsi zakora, n'ejo zarakoze, mu kundi kwezi zarakoze, undi mwaka zarakoze. Izo mbaraga ziracyakora. Haleluya. Ayo makuru si meza ra? Izo mbaraga ziracyakora.
ziracakora ntizigikora. Izo mbaraga ziracakora. Reka nkubwire ngo izi mbaraga ntizirasaza, izi mbaraga ntiziraba expire, izi mbaraga zazirenuvere uko bukeye n'uko bwije. Uko bukeye izo mbaraga zongeramo izindi mbaraga. Imbaraga z'umwuka Wera ziracakora. Aba bakora izi mbaraga ziracakora. Nizo ba Petero bakoresheje badafite ubundi buhanga. Izi mbaraga nazikunze we. Mumpera Imana amashyi ndangiza amagambo. Haleluya. Imbaraga ziruta amafaranga bwana. Ziruta iki? Ni byose. Ziruta amafaranga. Uwitwa Petero na Yohana bazifite. Bagiye gusenga ku rusengero rwitwa Rwiza, basanga ikirema cy'imyaka 40 irenga. Abandi baturage bari bafite umukoro ukomeye kukirengeza mu gitondo bakagishyira ku muryango w'urusengero. Nimugoroba bakacanura. Kandi amafaranga yari ahari, abanyembaraga bari bahari, ariko badafite imbaraga z'umwuka we. Ariko Petero ahageze na Yohana ngo kirabatumbira cyane. Ariko niko Petero akibwiye, dutumbire cyane. Cyarabatumbiriye. Kibategereje mwiki? Kibategereje mwiki? Ariko nyuma hamanuka ijambo rya deception we. Ifeza n'izahabu tazo dufite. Mbega deception. Ariko Petero ngo icyo dufite. Haleluya. Ntidufite amafaranga, ntidufite ifeza, ariko dufite imbaraga zitangaje. Muri izo mbaraga mu izina rya Yesu, leve twahaguruka. Ngo kirahaguruka. Imbaraga z'umwuka zihagurutse ikirema cy'imyaka 40. Izi mbaraga zirakora. Zirakora. Zikoraho izindi mbaraga zananiwe gukora. Mu gice cya 4 byarantangaje ngo abatazifite n'abatazizi, kugeza n'isa hari abatazizi. Ngo bahamagara Petero na Hano muri Sanedre, urukiko rukomeye rw'Abayuda. Kunda urukiko cyane. Rwari rugizwe n'abagabo b'abahanga 71. Ku murongo wa 7 igice cya 4 babaza Petero ngo ni izihe mbaraga? Ni izihe mbaraga zakoze biriya? Kandi ni irihe zina ryakoze biriya? Petero ati baba we ndatangaye kuba mutazi izi mbaraga. Izi ni imbaraga zatanzwe na wa wundi mwishe, kandi mukamwica mumubambye. Ni izina rya Yesu izo mbaraga ziracakora. Haleluya. Izi mbaraga nizo ba Charles Fine bakoreshaga. Ngo yaratambukaga. Umuganira mukundaga we. Ngo yatambukaga muri quartier. Abasinzi bari mu tubare bagafukama bakihana. Sharatambutse imbaraga zikabageraho, zikabasanga mu kabari. Izi mbaraga nizo ba Smith bari bafite. Yinjaga mu ndege, abo bicanye bose bagakizwa atababwirije. Zari imbaraga. Haleluya. Dukeneye izi mbaraga. Dukeneye izi mbaraga. Kandi izi mbaraga ziracakora. Izi mbaraga ziracakora. Nizo ba Paulo bari bafite we. Oh, haleluya. Haleluya. Ba Paulo bari bazifite. Ngo yambaraga umwenda, yawambura bakawambika abarwayi, bagahita bakira. Bagakezwa na za mbaraga ze muri wa mwenda wande wa Paulo. Nizo mbaraga Paulo yagaje muri Efeso. Ngo atsanga abakonikoni, ngo bazana ibitabo by'ubukonikoni bifite agaciro kenshi. Izi mbaraga aho zigeze ibintu birahinduka. Imana ibahereza umugisha. Imana ibahereza mbaraga. Imana ibahereza izo mbaraga. Mwaka dusenge izo mbaraga. Mwaka dusenge mbaraga. Kansa umushumba gicumbi urembo bwa gicumba tambuke. Itoro ry'Imana dukeneye izo mbaraga. Turashaka izo mbaraga.
hari indi mwagiye mugaruka ngo dushaka izo mbaraga, dushaka izo mbaraga z'umwuka we. Niba utazifite urazishaka kandi ziracakwa, n'abazaza nyuma yacu zizabakoreramo. Imana ihabwe icubahiro. Data wera, turagushimiye. Tugushimiye ko watanze imbaraga mu itorero zitahagarikwa n'umuntu uwo ari we wese. Tugushimiye ko watanze imbaraga zikiza, ko watanze imbaraga zibeshaho, ko watanze imbaraga zizura ibyari bipfuye. Tugushimiye ko wahagaze ku itorero ryawe, ugahagarara kubera ubwo intambara zari nyinshi, ubwo ibibazo byari bikomeye. Imbaraga zawe Mana ziracyakora, kandi ijambo ryawe ryavuze ngo imbaraga zakoze ibyo n'uyu munsi ziracyakora. Aya magambo nayo kwizerwa, nayo kwemerwa n'abantu bose, yuko umwami wacu Yesu Kristo yapfiriye abanyabyaha, kandi abamwizera bose hazahabwa izo mbaraga. Imbaraga zikiza, imbaraga zibeshaho, imbaraga zirukana abadayimoni, imbaraga zikiza abarwayi, imbaraga zibeshaho ibihe byose. Ni kuri wowe hari ubuzima, ni kuri wowe hari ubuzima, ni kuri wowe hari ubutabazi, ni kuri wowe hari uburinzi. Izi mbaraga zibeshaho, imbaraga zihagurutse ikirema, imbaraga zikiza abarwayi. Izi mbaraga zakijije wa mugore wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi, yarabuze umujugunyamo, ariko Yesu uramureba, uramubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe. Muri iri teraniro hari abafite ibibazo bimaze igihe kirekire, hari abafite intambara barwana, ariko izi mbaraga nizikorere muri iri torero. Izi mbaraga nizikorera aha hantu, barwayi bakire, abananiwe bongerwemo imbaraga, abari bibye bahumurizwe, kuko imbaraga za Yesu, imbaraga z'Umwuka Wera zigikorera mu itorero. Twemerere Mana ishobora byose, muri uyu mwanya imbaraga zawe ziboneke mu batoya, ziboneke mu bakuru, ziboneke mu basaza n'abakecuru. Imbaraga zongere zikore, abantu bawe bongere bakira imbaraga zawe. Nizikore mu majyaruguru, nizikore mu majyepfo, nizikore iburengerazuba, nizikore iburasirazuba, nizikore mu mujyi wa Kigali, nizikore ku isi yose. Imbaraga zawe Mwuka Wera, abantu bongere bamubone, babone imbaraga n'ibitangaza yakoze mu itorero ryawe. Turacyari imbere ya Imana ishobora byose, kandi izi mbaraga zihindura ibintu. Izi mbaraga zirukana abadayimoni, izi mbaraga zirukana imyuka mibi, izi mbaraga zirukana abakonikoni, izi mbaraga zishyiraho iby'ububasha bwawe. Twemerere twe itorero tube munsi y'izi mbaraga, dukorere munsi y'izi mbaraga. Izi mbaraga zidukoreshe iby'ubutwari. Muri izi mbaraga abanyabyaha barihana, muri izi mbaraga abanyabyaha barahinduka, muri izi mbaraga abasinzi bafatwa mpiri, muri izi mbaraga abasambanyi bafatwa mpiri. Izi mbaraga nizikorere muri twebwe. Urakoze Mana kugira neza. Reka izi mbaraga zigenda aha hantu, reka izi mbaraga zigenda muri iri torero, reka izi mbaraga zibe mu bayobozi, reka izi mbaraga zibe mu bakristo, reka izi mbaraga zihindura ibintu, reka izi mbaraga zubaka iri torero, reka izi mbaraga zongere zirikomeze. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu kubw'izi mbaraga zawe. Urakoze ko tanze ubwi